niwe imbere ya sale. Bavandimwe mwaramutse neza. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo Roho Mutagatifu turambirwa kongera kumutabaza no kumubwira ko tumukeneye. Nanone ka karirimbo mwongere mumfashe tukaririmbe tumutabaza. Roho ndagira ngo mu gutangira nongere sinaho mbibutsa ko dufite insanganyamatsiko yari ibumbye iyi minsi ibiri y'umwiherero wa Pentekosti. Insanganyamatsiko igira iti ubwo bose buzura Roho Mutagatifu. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2. Hanyuma abaha gukura mu kwemera. Abaha gukura mu kwemera, aduha gukura mu kwemera. Ukwemera dushaka gukuramo ni ukuyingayinga igihagararo cya Nyagasani. Ndagira ngo guhera ku murongo wa 11 umutwe wa 4 w'ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi twongere tuhasome. Nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba abogezabutumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha, nguko uko yatunganije abatagatifujwe be, anabategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Ubwo rero ntituzaba tukiri abana basaba yangwa maze ngo twangaranwe n'umuyaga ubonetse wose w'inyigisho zituruka ku buhendanyi bw'abantu no ku buriganya bwabo bubayobya. Ahubwo nitubaho mu rukundo rutaryarya tuzakura kandi twiyongere ubudahwema, twifatanyije na Kristo utubereye umutwe. Niwe uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize, zikawutunga zikawucunga, maze buri rugingo ku rugero rwarwo akanawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo. Ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Umuntu anyungutiye nk'ibyo tumaze kubamo none ahangaha yagira igishuko cyo kumera nka Petero, amaze kubona ikuzo ry'Imana Yezu yihinduye ukundi, aravuga ati mbega ukuntu ari byiza kwigumira hano. Kandi agahita afata n'icyemezo, asaba uruhushya ati Nyagasani reka tuhace ibiraro bitatu,
nkunda buriya Petero, nkunda ko azi gufata ibyemezo, ahita abona icyo gukora. Reka tuhace biriya bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Twebwe uko tuba wikurirwa utwitaho, kubareba gusa biraryoshye, twigumira ahangaha. Ibyakurikiyeho murabizi. Yarababwiye ati oya mumanuke, nyuma yaha turaza kumanuka. Kristo Yesu akuzwe, baraza kudusezerera. Hari amatangazo ari butubwire ngo nitumanuke. Ibiraro bitatu batubwire bati cyo cya Yesu, cya Musa ndetse n'icy'abahanuzi bose, cy'amategeko y'Imana n'icy'abahanuzi n'icya Yesu, ntugisige. Ni nicyo ngicyo buriya batubwira. Ibyo biraro ntubisige. Hano birahari ariko bigomba kumanuka tukajya kubica iwacu, aho tuba, aho dukorera. Ejo rero twize insanganyamatsiko igira iti nimugume mu rukundo rwanjye. Twarayirebye. Uyu munsi twari twategujwe ko turi buganire kuri Roho Mutagatifu udutagatifuriza mu isi ya none. Roho Mutagatifu udutagatifuriza mu isi ya none. Kristo Yesu akuzwe. Iyo ntero y'uyu munsi, iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ndagira ngo twibukiranye kandi tumenye ko ari wo muhamagaro wa buri wese. Umuhamagaro wacu twese ni ukwitagatifuza, ni ubutagatifu. Uyu munsi rero ari nabyo ngira ngo Nyagasani yaduhaye ingabire nyinshi, mwabyumvise mu buhanuzi bwagiye butambuka. Ingabire y'urukundo, ingabire y'ububyeyi, ingabire y'ibyishimo, ingabire yo kwakira urukundo, ingabire yo kuvugurura amasezerano n'Imana. Izo ni ingabire nyinshi cyane Nyagasani agira ngo uyu munsi twinjiremo. Ariko izo zose ziraza gushyigikira umuhamagaro wacu wo kuba abatagatifu. Niyo mpamvu numva ingabire isumba izindi Nyagasani yiteguye guha buri wese ari ingabire yo kwakira ubutagatifu, kuko nibwo aduhamagarira, nibwo yaduteyemo inyota. Ntabwo yaduteramo inyota atari buyitumare. Turaza kubireba mu ngingo ebyiri navuga ngo zirakomeye. Duhamagarirwa kuba abatagatifu. N'ikindi gikomeye cyane cya kabiri tuza kureba, Roho Mutagatifu arashaka gukangura no kubyutsa. Gukangura ntabwo bihagije, no kubyutsa umutagatifu uryamye muri wowe, usinziriye muri wowe. Iyo ni ingingo ya kabiri. N'izo ngingo tugiye kureba muri iyi ngabire y'ubutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Umuvandimwe uvuye ahangaha yadusabye gukora umwitozo. Nanjye ngira ngo mbasabe umwitozo wa mbere. Tugiye kumanika akaboko ababishoboye. Impinja ntago ziri bishobore cyane, ariko ibyo ari byo byose n'ubundi baba bari mu kwemera kw'ababyeyi. Twese tugiye kumanika akaboko, tubwire Roho Mutagatifu ngo y'ubutagatifu. Amen. Twakiriye ingabire y'ubutagatifu. Dusubiremo. Twakiriye ingabire y'ubutagatifu. Amen. Mumpera Imana. Ndagira ngo iryo jambo ryirangire mu buzima bwawe. Ko hamagariwe kuba abatagatifu, ariko ko Roho Mutagatifu yiteguye kugendana natwe muri iyo nzira. Umuntu ntabwo aba umutagatifu yapfuye, ahubwo iyo apfuye, reka mbivuge gutyo, dushobora kubona ku buryo butamanzuye ubutagatifu bwe, kuko tugomba gukiranuka kugera ku iherezo.
ugahabwa impundu utabarutse. Ari nayo mpamvu mu ngabire turi bwumve Roho Mutagatifu ari buduhe nabikubiye muri rusange, harimo n'ingabire y'ubudacogora. Ingabire y'ubudacogora ituma duhabwa impundu dutabarutse, ariko turi ku rugamba. Bamaze kubitubwira mu kanya, mu kwitwaza intwaro z'urumuri, intwaro z'abakristo. Abanzi turwana nabo ntabwo ari abantu, ibikomangoma, ibinyabubasha. Hahirwa ushobora kubona ko ari ku rugamba. Hanyuma rero ndagira ngo muri iyo ngingo ya mbere, guhamagarirwa abatagatifu, tubirebe mu ngeri zikurikira. Ingingo ya mbere nuko ingabire Roho Mutagatifu, nuko twakwakira iyo ngabire y'ubutagatifu twese duhamagarirwa. Kitubuza kubona ko Nyagasani yiteguye muri uru Rwanda rwacu, muri ubu buzima bwacu, muri iki kinyejana cyacu, aho turi gutanga ingabire y'ubutagatifu tugomba kwifuza no guharanira. Maze iminsi numva Nyagasani aduhamagarira kuba abatagatifu b'iki gihe cyacu. Noneho nkabwi ntabwo bishoboka muri uru Rwanda rwacu n'amateka yacu. Nawe urabizi Nyagasani, ntukigize nkana. Ari gihe mbwira Nyagasani, ntukigize nkana, nawe urabizi. Muri uru Rwanda waba umutagatifu gute? Nibikomere byose dufite, nibyo twahuye nabyo byose, nibyo turwana nabyo byose, n'ubuzima bugoye muri iyi Kigali no muri ntara na hehe yose. None ahangaha urambwira gute ko nyamara Nyagasani nkumva aracyakomeza kubitubwira ngo nibyo nimwakire ingabire y'ubutagatifu, kuko twahamagariwe kuba abatagatifu. Niba warabaye n'umukirisitu utagambije kuba umutagatifu, wongere usubire mu makarita uyacange. Kristo Yesu akuzwe. Tugiye kongera gucanga amakarita, twongere tumenye neza ngo turashaka iki. Waje mu ikoraniro ushaka iki? Niba atari ubutagatifu, wagiye kwiha Imana ushaka iki? Wabaye padiri ushaka iki? Reka njyewe wivuga. Niba atari umupadiri w'umutagatifu, subira mu makarita wongere uyacange, wongere usubireyo, wongere ukore gahunda. Ntabwo ubutagatifu buza mu tuntu n'utundi. Mujya mubona ku murongo w'ibyigwa, tugiye gukora inama, ku murongo w'ibyigwa hari iki, hanyuma mu tuntu n'utundi turaza kureba. Hari abantu benshi ujya no kwiha Imana, ujya kuba padiri, ujya gushinga urugo, ujya mu ikoraniro ry'abasenga, kuba umutagatifu biri mu tuntu n'utundi. Baba we, Nyagasani turinde gushyira ingabire y'ubutagatifu mu tuntu n'utundi. Niyo ya mbere, ibindi byose n'izindi zose ziza zishyigikira uwo muhamagaro. Dushobora rero kugira igishuko cyo gusaba ingabire nyinshi pe, kandi nibyo Nyagasani akaziduha kubera ubutumwa bwinshi dufite. Hari aho ugomba gukoresha ingabire y'ubushishozi, niba ugomba gufata ibyemezo. Hari ugomba gukoresha ingabire y'ubujyanama, hari aho ugomba gukoresha ingabire y'igitinyiro cya Nyagasani. Hari ingabire ndetse n'impano zinyuranye, ariko niba zidashyigikira wa mutima w'ubuzima bwa gikristo ari wo w'ubutagatifu, wa mutima ugomba kuranga amakoraniro yacu, imiryango yacu, ubutumwa bwacu wo kwitagatifuza, izo ngabire zizagwingira, ze kugera ku ndunduro y'icyo Nyagasani azishakira mu ikoraniro no muri buri rugingo rugize umubiri mayobera we, ari we Kiliziya. Hari igihe tugira igishuko cyo kuba wasaba ingabire, ukavuga uti ndashaka ingabire yo gutwara indege, kandi wenda ubwo uri umunyonzi cyangwa uri umumotari, wabanje ukitagatifuriza muri ubwo bunyonzi, muri uko gutwara moto kwawe. Ukavuga utereka mbanze mbe umumotari witagatifuje w'umutagatifu, Nyagasani nabona ko ari ngombwa nzaba n'umupilote ushobora kuba umutagatifu, umupilote. Kristo Yesu akuzwe. Hari igihe ushobora kuvuga uti ngewe ubu ngubu rwose ndumva nshaka ingabire, kandi ubwo uri umuseminari, ndumva nshaka ingabire yo kuba papa. Nyagasani umpa ingabire yo kuba papa. Karabaye umuseminari urimo kusaba ingabire yo kuba papa, wabanje ukaba umuseminari w'umutagatifu. Kristo Yesu akuzwe.
ndacyaba padiri, hashize amezi 3 turiko narangiza nkavuga ariko Nyagasani nabona hari umwepiskopi urimo kubikora nabi, mpingabire y'ubwepiskopi urebe, wabanje ukaba umuvikeri w'umutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Ndimo ndivugira bihaye Imana kugira ngo mutaha. Hanyuma ujye kubona ukabona umubikira aratangiye arataguje, reka sinakubwira ni umunovise ari aho ngaho, mameya warabyishe ati Nyagasani me none aha ngaha mama amasezerano mba mameya, kuko ibi ntabwo twakomeza kubyihanganira, muvandi banza umunovisi w'umutagatifu, sibyo ibindi bizaza nyuma. Ngaho se banza umukobwa w'umutagatifu, ari uvuga uti ngewe abantu nirwa mbona basenya ingo, rero ntabwo bishoboka. Ariko nkawe ko mbona ufite umugabo mwiza usenya ute? Nkawe ko mbona ufite umugore mwiza ubigenza ute kugira ngo uri umunyamahane byakunaniye? Ngewe reka ngire vuba nshake maze nkwereke. Uruguru umusore uri inkumi, wabanje ukaba umukobwa w'umutagatifu, wabanje ukaba umusore w'umutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ndagira ngo kuri iyo ngingo tubanze mu ijambo rimwe kandi rikomeye cyane, twake ingabire y'ubutagatifu mu buzima bwacu turimo bwa buri munsi, kugira ngo n'ibikurikiyeho byose Nyagasani abidutagatifurizemo. Kristo Yesu akuzwe. Ikindi cya kabiri kigeretse kuri ibyo, nuko Nyagasani naduha ingabire y'ubutagatifu, Nyagasani naguha kumva kuhamagarirwa kuba umutagatifu mu butumwa bunyuranye n'ahantu hanyuranye uri, izindi ngabire zose n'impano zose zizahinduka, navuga ngo pack yawe. Murabyumva? Muri minsi tukomenyereye kugura pack, sibyo? Nitwakira ingabire y'ubutagatifu, ibindi byose biraza ari pack, biza ari package. Ni ukuvuga ngo Nyagasani ninakira ingabire y'ubutagatifu nk'umupadiri, ingabire y'ubushishozi iraza, ingabire yo kumenya igikwiye ahakwiraza. Ndahita niwakira ingabire y'ubutungane, muri wowe uri umusore uri inkumi, ibindi byose imbaraga ziraza, gushishoza biraza, ubwenge buraza, urukundo ruraza, kumenya igikwiye biraza. Nyagasani Roho Mutagatifu aracengera hose mu buzima bwawe. Nguko uko Nyagasani ingabire ikomeye cyane uyu munsi yifuza ari uko twakwakira Roho Mutagatifu uduhindura abatagatifu muri kiliziya ye. Kandi noneho reka nanababwire nuko ingabire y'ubutagatifu ari ingabire ya kiliziya. Ni ingabire mu by'ukuri kuva Imana yari mu muryango wayo, ihereye kuri Aburahamu, ngo turi mu gitabo wenda cy'intangiriro, guhera kuri Aburahamu kuza aho yiyemeje kurema umuryango y'ubwayo, izimenyekanisha ikanamenyekanisha uburyo basabana nayo, kugira ngo bategure uwo muryango wa Isiraheli ube nk'ikiraro gitegura noneho indunduro kwiyerekana kw'Imana, ukwihishura kw'Imana muri Yesu Kristo, aho isezerano rya kera ryahereje isezerano rishya, hanyuma cyari umuryango w'Imana muri Isiraheli kigahinduka umuryango mushya w'Imana muri kiliziya. Twakomeje kubona ingabire y'ubutagatifu, ingabire y'ubutungane. Murebye guhera kuri Aburahamu kuza kugenda uko ibihe n'amagingo byagendaga byambukiranywa, twagiye tubona ingabire y'ubutagatifu mu bintu bitangaje cyane. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 12 niyo igira gutya igatanga ilisiti y'abatagatifu benshi babereyeho kutubera abahamya n'abaturembuza mu nzira y'ubutagatifu. Hari naho bagera bakavuga ati maze rero mu ntambara mu rwana yo kurwanya icyaha kugira ngo mube abatagatifu, ntabwo murava amaraso, muhamye ibirindiro, mukomeze mufore mujye ku rugamba. Ariko babanje kuduha abahamya benshi baturembuza muri iyo nzira y'ubutagatifu. Ariko nta nubwo ari ibyo gusa, nta nubwo dufite abatagatifu navuga ngo baturi kure cyane, oya. Mu minsi mikeya tuzahimbaza abatagatifu abamaritiri. Ingabire y'umaritiri ni ingabire nkuru cyane mu kiliziya. Abamaritiri b'Ubugande baturi hafi, ntabwo ari kera cyane, hari abatagatifu
bo mu bihe bigiye kuza twari turimo ejo, ndetse twaniyambaje kuko ari abagaragu b'Imana, twabanye, twasangiye, twabonye. Kandi noneho nta nubwo ari bo bonyine, hari imbaga nyamwinshi y'ababaye mu buzima bwabo bakemura ibibazo byabo by'igihe cyabo, ariko nanone baba abahamya b'Imana mu gihe cyabo. Abahamya b'Imana ni ukuvuga ngo ntabwo ari abavuga Imana gusa, abahamya b'Imana mu gihe cyabo. Buri gihe kigenda kigira abatagatifu bacyo, abahamya b'Imana, abashobora gutinyuka gutangwaho urugero rw'ubuhamya bw'uko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yabo. Ab'iki kinyejana ni bande? Aba none ni bande? Ab'iwanyu ni bande? Ejo twasushe naho tubikomozaho. Umutagatifu wa none ninde? Mumutegereje murinde? Ko azavuka se? Umupadiri w'umutagatifu dutegereje ninde? Umubyeyi w'umutagatifu dutegereje ninde? Iki kinyejana cyacu gitegereje, iki gisekuruza cyacu, reka mvuge gutyo, iki gisekuruza cya iyi generation, umusore w'umutagatifu dutegereje ninde? Ninde mukozi runaka, umucuruzi w'umutagatifu, umunyabiro, umudepite, umuminisitiri, umubyeyi mu rugo, umugabo, famiye, uwo dutegereje ninde? Ni wowe. Ni wowe. Wibihirikira ku bandi. Hari igihe dushaka kuvuga ngo ariko ibyo ngibyo ntabwo bitureba, nawe urabizi ko hari mu bihe bakanaka nibo bishoboye. Bwira bakanaka nibo bashoboye. Bande bakanaka bande? Ko ari wowe. Ko ari wowe duhanze amaso. Ko ari wowe tureba. Ko ari wowe mu ijambo rimwe ugomba gutagatifuza ubuzima urimo kugira ngo unerekane icyo twita ubudasa, ariko ubudasa uhawe na Roho Mutagatifu, ku buryo werekana uko navugaga abanyonzi, uko abanyonzi b'abatagatifu babaho, uko abamotari b'abatagatifu babaho, uko abashoferi babaho, uko abacuruzi babaho b'abatagatifu, uko abadepite b'abatagatifu babaho, uko abarimu babaho, uko abaganga babaho, uko ababyeyi babaho gitagatifu. Akaba ari wowe tuza kureba tukaza kuvuga tuti mureke tujye kureba uko umumama baho, umumama w'umutagatifu, uko abapfakazi babaho b'abatagatifu, uko abagize, reka mbyite ikigeragezo cyo gutegereza abana batari babyara babaho mu butagatifu, uko abapfushije babaho mu bigeragezo batagatifu. Ibyo byose ninde? Kristo Yesu akuzwe. Ninde urashaka kubihirikira kuri nde? Niba ngewe padiri ntafite umugambi wo kuvuga ngo reka mbe uwa mbere mu kwerekana ko umupadiri w'umutagatifu agomba kubaho, ndabihirikira kuri nde? Mbihirikire kuri karidinali, mvuge ngo murebe karidinali nibye ngewe. Ubwo rero nibyo navugaga ngo ndasubira inyuma ncanga amakarita, sinzi ibyo ndimo, cyangwa se ndimo ndababaza Roho w'Imana wampawe. Ntimukabaze Roho w'Imana mwahawe. Kristo Yesu akuzwe. Kandi tureba muri iyi ngingo nuko iyi ngabire y'ubutagatifu ihamagarirwa buri wese, nta n'umwe usigaye. Hanyuma abitubwira muri aya magambo. Hari agatabo yanditse, uwabishobora, sinzi niba kari mu Kinyarwanda, uwabishobora yazakareba, kitwa Gaudete et Exsultate, kasohotse ku munsi wa Yosefu Mutagatifu 19 z'ukwa gatatu muri 2018. Agatabo katubwira ngo nimwishime kandi munezerwe mwese abaharanira ubutungane. Avugamo ibintu byinshi cyane kuri umuntu turi kumwe, ureba none ahangaha muturanye ari umutagatifu mu kwihanganira ubuzima bwa buri munsi no kubamo uko Imana ishaka. Arabitubwira. Abitubwira rero avuga ngo mu by'ukuri nagerageje gushyira uyu murongo, iyi nimero ya 26 agace gatoya mu Kinyarwanda. Duhamagarirwa kuba abarangamiramana, les contemplatives, babandi barangamiye Imana, babandi bunze ubumwe n'Imana, barangamiye Imana. Duhamagarirwa kuba abarangamiramana no rwagati mu mihihibikano y'ubutumwa
bwa buri munsi, bw'akazi n'ubw'ubuzima tubayeho bwacu, ku buryo duhinduka abatagatifu turangiza neza kandi mu bwitange inshingano zinyuranye buri wese afite. Ni nimero ya 26. Ni icyo ngicyo duhamagarirwa. Ni ikintu gikomeye cyane ko mu bwitange kurangiza neza inshingano dushinzwe turi abarangamira-mana. Ni ukuvuga ngo muri byose, niba urwo n'urugero, niba uri mu gishanga urimo guhinga, menya ngo ugomba kuba umurangamira-mana aho ngaho ukahabona Imana. Ntabwo ari uwa mbere ubivuze, ntabwo Papa Francisco ari uwa mbere ubivuze, Mutagatifu Teresa wa Avila nawe arabivuga. Niba utetse, niba ukata ibitunguru, niba urimo gukoropa, bona Imana aho ngaho, bona Imana aho ngaho. Wijya kuyishakira ngo ndaza guhura n'Imana ari uko ngiye gushengerera. Turaza kubigeraho mu isengesho. Ego turaza kugira mu isengesho, ariko Imana niba turi abarangamira-mana tuyirangamira aho ngaho. Ni gute nabona Imana muri utwo tuntu dutoya? Kuko nitwo twagize abatagatifu b'ibyatwa dufite, kuko ntago babayeho uburyo butangaje, ubuzima butangaje bw'itangaza, ahubwo ubuzima busanzwe babubayeho ku buryo butangaje, bashyigikiwe n'urukundo rw'Imana. Bakiraga buri munsi, bakiraga uko babyutse, bageragezaga kwiringaniza n'urwo rukundo rw'Imana. Nkuko ejo twabibonye, Yohani, Mariya Madalena bageragezaga kwiringaniza n'urwo rukundo rw'Imana. Buri kanya babona rugiye kubasumba bakiringaniza, babona bagiye hari ubusumbane bugiye kuza, bakongera bakiringaniza n'urukundo rw'Imana. Bagerageza gutega amatwi icyo Nyagasani bashakaho ubu aha, kandi bakabona imbaraga zo kubikora. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kubaho mu buryo bucagase. Igifaransa bavuga ngo ni mediocrité spirituelle. Ntibishoboka. Ntabwo dushobora kubaho ubukristo bwacu ku buryo bucagase, buteye agahinda. Niba atari ibyo ngibyo duharanira, niba Roho Mutagatifu uyu munsi atatwuzuza iyo ngabire, dusubire twongere twumubwire tuti turaje ngo wongere utuvugurure, kuko nicyo ngicyo, ntabwo ari byo twahamagariwe. Nyagasani agomba kudukanguramo umutagatifu w'icyatwa uturyamyemo twasinzirije. Iyo ni ingingo ya kabiri ngira ngo tuganireho. Ntabwo twahamagariwe kubaho uburyo buciriritse cyane mu kwemera. Oya, 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 ntabwo ari ibyacu. Ibintu ni bibiri, urahitamo. Tumenye ko uri wa wundi tuzaza gushaka mwiyamamaza butumwa rivuguruye, cyangwa uze kandi uzuje Nyagasani, ntakurebe ngo akubure ngo uhinduke babure baje mu kiliziya ya Nyagasani. Kangura umutagatifu ukuryamyemo. Roho Mutagatifu tugiye guhabwa aradusaba gukangura umutagatifu w'icyatwa ugusinziriyemo. Hari abantu benshi cyane bifitemo ingabire ariko zisinziriye, Nyagasani ashaka gukangura kugira ngo duhinduke abatagatifu koko b'ibyatwa. Hari filime kera nigeze kureba, narongeye ndayishaka ndayibura. Ni filime yari mu Cyongereza ndakeka, yitwaga Ralph the King. Ralph the King ngo byagenze gute? Narongeye ndayishaka ndayibura, cyane cyane nkoresheje ikoranabuhanga. Narayikunze cyane. Hari abantu bakoze igico cyo kwica abami, ngo bwari ubwami bw'Ubwongereza. Uko filime yari ikinwe, bakora ku buryo bafata ifoto ku munsi mukuru, wenda muraza kubyibuka bahirebye, baza gufata ifoto, ariko muri iyo foto umurabyo ukazana n'ikibombe. Nuko bagira gutya, koko barabikora kandi birakunda. Abantu bose n'abagombaga gusimbura murabuzi ko babigennye bidoze neza, kugeza nko kubisekuruza bingahe badoze bati uyu nguyu azasimburwa n'uyu nguyu bose babarangiriza aho ngaho. Nuko baravuga bati ingoma turayirangije. Hanyuma abiru rero burya n'abantu batangaje. Kuvuga abiru mu Rwanda ni ibintu byoroshye cyane. Abiru n'abantu batangaje. Hakaba hari umwana wavutse ku buryo butemewe, babandi bavuka ngo umwe mu bikomangoma yarasohotse arakubagana abyara umwana baramuhisha. Yabaga muri Amerika. Uwo niwe witwaga Ralph the King.
yacurangaga mu gisope cyabo. Gisope murakizi nacyo? Yari ufite ibyanwa rwose nk'umuntu ucuranga mu gisope cyaho. Nuko ababirebye iyo filime wenda barabyibuka. Ikintu nashaka kugeraho ni iki, nuko yagiye kubona abona cortege, imodoka zije ziramutwaye nkaho bagiye kumufunga. Muranjyana hehe, mumbabarire, ntabwo ari njyewe. Arataka, ntabwo ari njyewe. Yagiye kubona abona bamwinjize mu kirimuzine gikomeye cyane, kimodoka cyiza cyane, bamwurije indege, kuko nta wundi wari usigaye, niwe wenyine wari usigaye. Nuko birangira bamujyanye bamugeza ku ntebe y'ubwami, ngo mu bwami bw'Abongereza. Arareba ati byagenze gute, barangije bamubwira bati maze rero kubera ibi nibi guhera none ahangaha uri umwami. Arareba ngo ndi umwami. Ubwo bamushakiye imyenda bamwicaze ku ntebe z'amazahabu, reka sinakubwira. Ariko agashaka guhaguruka, abagaride ubwo n'abajepe babo bakamubwira ati uricara gutya, bigira gutya, bagira gutya. Umugabo biramutonda, yari akiri umusore, biramutonda. Hanyuma rero hari ikibazo kimwe yabajije, nicyo nashaka kugeraho. Noneho arabagize, arababwira ati hanyuma se ko inanga yanjye nayisize, gitari yanjye ko nayisize, ubuze murabona nzajya mbyuka nkora iki? Baramureba ngo ukeka ko kuba umwami ari akazi koroshye? Arongera arareba ati ubwo rero mu gihe kibaza ibyo ngibyo bahita bamuzanira ngo rezemiseri, ngo intumwa ziturutse mu Buhinde ziraje, mu kanya ngo izo muri Papouasie Nouvelle Guinée ziraje, abandi ngo hari ziturutse muri Afurika y'Epfo, abandi ngo abazi kandi barajya hehe. Atahagarara wumve ko umwami ukeka ko ari ikintu cyoroshye. Umunsi we wa mbere wose warangiye arimo kwakira abantu, bamubwira bati uyu uramubwira iki? Kristo Yesu akozwe. Iyi filime nyibabwira iki? Uriya mwana wari uri muri icyo gisope, ni filime bakinnye, ishobora kuba wenda hari ahantu yabaye bakabikina, ariko uriya mwana wari uri muri kiriya gisope arimo gucuranga, muri we hari haryamyemo umwami atabizi. Circumstance cyangwa se ibizazane byabaye bituma tumburuka, abantu bose, isi yose iramumenya. Ntabwo nshaka ko haba ibintu bidasanzwe kugira ngo muri wowe hivumburemo uwo mwami, uwo mutagatifu w'icyatwa. Ndagira ngo mbabwire ko kuba umukirisitu ntuzambaze ngo uzakora iki, uri umwami. Muri batisimu twese twahawe ku bwami bwa Nyagasani Yezu Kristo, tubyita ngo ni ubusaserdoti bwa cyami. Uri umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ntabwo ari ubutumwa bworoshye kugenda cyami, kugenda gikomangoma, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero Nyagasani ushaka kuduha iyo ngabire, hanyuma akatubyutsamo uwo mutagatifu w'icyatwa uturyamyemo, hari ingingo ngira ngo dukurikize turebe. Icyambere tugiye kureba ni kumenya aho wavuye, kumenya aho uri, kumenya n'aho ujya. Ni ibintu bitatu mu nzira y'ubukristu ngira ngo uyu munsi mu ngabire zimanukana n'ingabire y'ubutagatifu ugire icyo twita ngo ni ukubona ku buryo butarimo ibikezi. Icyo twita ngo ni ikigereranyo cyangwa se igishushanyo cy'ibyo bintu bitatu: aho navuye, aho ndi, naho njya. Ni umuryango wa Isiraheli uva mu Misiri ugana mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo ndi buhasome uyu munsi, ntabwo ndi bukoresha Bibiliya cyane, ndayikoresha mu gusoza, ntabwo ndi buhasome. Ariko guhera mu gitabo navuga ngo igitabo cy'imuka Misiri, tubona umuryango wa Isiraheli ucika Farawo. Iyo ni intera ya mbere, kumenya ngo harya mbu umukirisitu nacitse iki. Wacitse Farawo n'ingabo ze, wacitse iki? Iyi nyigisho wenda igihe kizagera twongere tuyihambure. Wacitse iki? Uyu munsi ushobora guhagarara wowe ubwawe ukavuga ngo nabaye umukirisitu, nabaye umwana w'Imana.
wavuye he, wageze, wacitse iki, wakijijwe iki? Farawo n'ingabo ze n'uburetwa n'iminyururu no gukubitwa, nubwo wenda wavuga ngo nararyaga ngahaga, nkuko nibagera mu butayu nibatangira kwambuka ubutayu bazavuga bati nyamara nubwo twishwe n'inzara ariko twaryaga tugahaga, wasubirayo bakajya kuduha amadegede n'ibitunguru, imboga zitogota n'ibiki byose. Nubwo wakubitwa wenda ariko banza umenye ngo wacitse iki, wavuye hehe? Muvandimwe waje mu ikoraniro ry'abasengera muri Roho Mutagatifu, wacitse iki? Warokowe iki? Watanga ubuhe buhamya kuri iyo ngingo? Abayisiraheli barambutse amaje kwambuka inyanja itukura, bareba abantu babaye imirambo, nuko Musa araterura n'Abayisiraheli bati ndaririmba Uhoraho kuko yisesuyeho ikuzo. Uraririmba iki none? Uraririmba iki? Wakijijwe iki ku buryo wavuga uti dore imirambo y'ibyampigaga, dore imirambo y'ibyambuzaga kuba uwigenga, dore imirambo y'ibyampigaga ya Sekibi washakaga kungumisha mu buretwa. Uyu munsi nta buretwa, uyu munsi bukikujishe kandi witwa ngo uri umukirisitu. Nicyo ngicyo ngira ngo mbere na mbere muri urugendo rwo kuba abatagatifu banze umenye ngo nacitse iki n'iki. Kandi kuri iyo ngingo ndabaha ikintu cyoroshye cyane. Imizi 7 y'ibyaha nicyo kigereranyo cyo kumenya ngo nacitse iki ngiki. Abatayizi ndayibasubiriramo ku buryo bwihuse rwose, ku buryo bwihuse. Habanza uburakari, hagakurikiraho ishyari, hagakurikiraho ukwikuza cyangwa se ubwibone, hagakurikiraho ubunebwe, hagakurikiraho inda nini, hagakurikiraho irari, hagataho ubwo hakurikiyeho iki kindi, ubuhehesi, ubuhehesi, hanyuma n'ishyari. Kuri ibyo byose hashamikiyeho ibyo Sekibi atuzirikisha. Kandi twitwa ngo twambutse inyanja itukura mu mazi y'abatisimu. Ntasubira inyuma se nkavuga ngo dore aho navuye. Waririmba iyihe ndirimbo nk'iyo Musa n'Abayisiraheli baririmbye babonye ko bamcitse? Kristo Yesu akuzwe. Hari igitabo cyera nigeze gusoma cyanditswe n'umuporoso, ingingo ikurikiraho niyo ngiyo kumenya noneho aho uri, cyitwaga ngo now that you are saved. Ni ukuvuga ngo noneho ubwo umaze gukizwa. Ko umaje gukizwa hakurikiraho iki? Hakurikiraho icyo twita urugendo rwo mu butayu. Aho uri tugira ngo mbabwire ngo urugendo rwo mu butayu abenshi wenda nirwo turimo. Mu rugendo rwo mu butayu hari ibintu bitatu bikomeye cyane Nyagasani yongera gutyaza, ariyo nkingi mwikorezi y'ubutagatifu n'imigenzo mbonezamana: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Abayisiraheli nababwiye ngo baraza kutubera icyitegererezo, ariko mu butayu ntihagira munsi y'urugo, ntihagira haruguru y'urugo, nta mazi, nta mugati. Ni ukuvuga ngo uragomba kubeshwaho n'Imana, urahanga amaso ijuru. Bityo urashobora kuvuga ngo nta kindi gitunga muntu uretse ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Niho hantu honyine umuntu ashobora gutyaza ukwemera kwe. Gutyaza reka mvuge gusongora, to sharpen, gusongora. Rero ntabwo nzi birimo gusongora ukwemera kwawe muri iyi minsi, sibyo? Ni ibigeragezo. Ibigeragezo nibyo bigira gutya bikakubaza, ku buryo kurongoroka ahantu uvuga uti Nyagasani, umva ubwenge bwanjye bwarangiye, amashuri yanjye ntacyo arimo kumfasha kuri iyi ngingo, nibi ntacyo, ni wewe wenyine usigaye. Aho rero tuba dutangiye urugendo rwo mu butayu. Mutekereze ko amatungo Abayisiraheli bo bari mu kwiga byinshi, yego, ariko natwe mu geragezo tunyuramo twiga byinshi, ndetse bana hawe igihe cyo kuzenguruka igihe kinini cyane batari bagenda, kuko hari amasomo batari barangije kwiga, bagombaga kubanza kwiga. Harimo rero uko kumenya, kongera gutyaza ukwemera kwa kundi gushobora kuvuga ngo ni wowe wenyine Nyagasani niringiye. Uyu munsi nubwo Nyagasani atadukura ku nshingano zacu, ariko aragira ngo ibyacu byose tubimurekurire muri uko kwemera gufite amiringiro mu Mana. Twige kongera kwirekurira Imana, ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi twiga ahangaha ni ukwizera. Abayisiraheli nubwo bagezeho bagacika intege bakavuga ati wakwisurira mu Misiri, ariko bari bizeye ko Imana yababwiye igihugu, bakomezaga gukumbura icyo gihugu. Hari aho bageze bohereza abantu bo kujya kugitata,
baraza bavuga ati mujye kuturebera icyo gihugu Nyagasani yatubwiye gitemba amata n'ubuki. Aragenda aragitata. Rero uko kwizera kwatunze bariya Abayisiraheli ni ukwizera natwe tugomba guhora iteka muri uru rugendo turimo kurushaho kurongoroka. Kuki uriho? Kuki uri umukirisitu? Kuki ubyuka uza mu misa? Wizeye iki? Na nyuma y'urupfu hari ubuzima. Wizeye iki? Ikuzo Kristo yaduhaye koko niryo tuzarisangira. Yararitwijeje, yabwiye ati ndagiye ngiye kubategurira aho ndi muzahabe. Ibyo ngibyo ni gute byishushanya muri wowe? Ni gute ujya ukumbura aho Yezu yatubwiye? Muri urugendo turimo ni gute ibyo ushobora gukora byose ushobora kubikora uvuga uti ndajya mu ijuru, ndajya mu ijuru. Bavandi, Kristo Yezu akuzwe. Ni ryari ujya uvuga uti ndahangaha ariko ndajya mu ijuru, ndahangaha aha turi nibyo ngomba kuhakora kuko Nyagasani yahampaye ubutumwa bukomeye cyane bwo gutunganya isi, bwo kuyibamo abahamya, ariko iwacu ukuri ni mu ijuru. Ndi umugenzi, bityo nkabaho nk'ufite yajya, nkabaho nk'ufite icyarangamiye, kandi bigatuma icyo ndangamiye gituma mbaho neza ahangaha. Ibyo byose rero biterwa n'urukundo. Buriya Nyagasani yabajyanye mu butayu kugira ngo abigishe gukunda, abigishe kongera kwegukira Imana. Twaraye tubonye abakunda Imana uko byagenze, ukuntu bagura ibikwaruro byabo, niko twabonye, kugira ngo Nyagasani abuganizemo urukundo rwabo. Uyu munsi ubuzima turimo, wenda ndabisubiramo, iyo migenzo mbonezamana, urwo rukundo ruraza gusaba buri wese muri twebwe gutazura umutima we. Wari ufite umutima ungana n'agakombe wuzuzamo ingabire, tazura nawe, uzane tanka, uzane igikwaru, uzane ikigega, wuzuzemo. Tutazura umutima ku buryo umutima w'abantu banditsi barabivuze, abanteolojiya, abafilozofe barabivuze ko umuntu ashoboye kwakira Imana nayo yifuza kandi iryoherwa no kwakirwa n'umutima uyikunze. Mbega ukuntu umutima wa Yezu nawe ushaka guturiza mu mitima yiyemeje kuwakira n'uwawe urimo. Hanyuma kuri iyo ngingo umbanye aho uvuye, umenye kurimo kwambuka ubutayu ariko ufite aho ujya. Hanyuma rero kwinjira mu gihugu cy'isezerano ngomba kurwana. Gutungane n'urugamba. Yohani ntumwa yigeze kuvuga, ariko mu ijwi rya Yohani Mubatiza aravuga ngo guhera kuri Yohani Batista ingoma y'Imana iratwaranirwa, iraharanirwa. Abibyihare nibo bayikukana. Iryo jambo murarizi. Ntabwo uzicara gusa ngo uvuge ngo bizizana. Oya, hari njya nkunda ibigereranyo Nyagasani atanga. Ibigereranyo nimvuga ibigereranyo ishushanya se le prefigure, donc no kuvuga ngo ni incamarenga. Incamarenga ni ryo jambo ryiza, prefigure. Mwashobora kwibaza gute ko ubuzima bwa gikirisitu bwashushanyijwe n'ubuzima bw'abakirisitu bw'Abayisiraheli? Kandi bo barapfaga, iyo barwanaga barapfaga. Paulo mutagatifu niwe wavuze ati abanzi turwana nabo si abantu, ariko barwanaga n'abantu bagapfa, intumbi zikararika. Ariko iyo yari incamarenga y'urugamba abakirisitu tuzarwana narwo, urugamba rw'ibikomangoma rw'amashitani. Noneho tugomba uko bwije uko bukeye natwe kwararika. Ikigereranyo cya mbere rero nandi kubabwira ngo mutekereze Isiraheli. Isiraheli yabwiwe ngo mbakuye muri iki gihugu mbajyanye mu kindi gihugu. Ari gihe njya nibaza ngo uri ku Nyagasani, ko hari ubajyanye mu gihugu gitema amata n'ubuki, kuki wemeye ko wanza kurwana? Kuki barwanye? Muzi intambara Musa yarwanye na Yozuwe yarwanye. Mu mutwe wa 12 w'igitabo cya Yozuwe muzagende murebe amahanga bagombye kurwana nayo kugira ngo bajye mu gihugu Nyagasani yabahaye. Kandi yarababwiye ngo aho mukandagize ikirenge hose ndahabahaye. Ariko bahakandakira bakasanga umwanzi, bahakandakira bagasanga umwami, akavuga ati uyu nguyu agomba avemo ariko ntambuke, kuko haranditswe ngo iki gihugu ni icyanjye, mpamagariwe iki gihugu. Kristo Yezu akuzwe. Tudafite iryo shyushyu n'iryo shyaka ryo kuvuga ngo Nyagasani yamvuzeho ibi ngibi, yakuvuzeho mukanya, yavuze ko twakira urukundo, rwana kugira ngo urwo rukundo rwakire. Nyagasani mukanya yavuze ko tugiye kongera guteta tugateteshwa, ko nubwo ababyeyi batwibagirwa batayatwanditse mu kiganza, rwana kugira ngo ubigereho.
ntabwo bishoboka, ntushobora kubumba amaha. Urugero ni Isiraheli yarwanye n'amahanga menshi kandi Nyagasani yari yahaye igihugu. None se wowe urakomeza uvuge ngo reka mbumba amaha, Nyagasani yaravuze ngo nzaba umutagatifu, Nyagasani yaravuze ngo kandi no mu buzima busanzwe nuko nguko. Ntubakubwiye ngo ejo uzabyuka wabaye depite. Hari ukuntu ugomba kwigira neza da. Si hari ukuntu ugomba kwigira neza. Ugomba kugenda ukavuga uti ndagenda nambaye ubushwambarira, reka ngende njye gushaka inkweto nziza, ndetse ukaba wanaguza. Wizeye kuzishyurwa. Kristo Yesu akuze. Ndagira ngo uru rugamba turubone rwo kwinjira mu masezerano yazaza ari n'uyubu. Ni iki Nyagasani yakuvuzeho? Ni iki Nyagasani agushakaho? Rwana kugira ngo ugomorore imigisha yawe. Kuri ingingo ya kabiri hari ikintu gikomeye cyane Dawudi ajya anyigisha. Mutekereze ko Dawudi yasizwe amavuta imbere y'abavandimwe be, agasigirwa kuba umwami wa Isiraheli, Sawuli akiri umwami. Mutekereze urugamba Dawudi yarwanye hagati yo gusigwa amavuta na Sawuli na Samweli no kwicara ku ntebe y'ubwami. Muzi urugamba yarwanye, muzi intambara yarwanye. Ari genge ntekereza nkavuga ariko Nyagasani ukuntu ukora biratangaje. Nk'uyu mwana uriya mwami yaragiye kwica Sawuli, yaramutoteje, yagize gute, ariko kubera ko yasizwe amavuta agomba kwicara ku ntebe y'ubwami ntabwo yigeze acika intege. Mu butungane kandi ni iki Nyagasani yakuvuzeho? Ugomba kurwanira iki? Ni iyihe destiny yawe? Ni iki Nyagasani ashaka kuba cyo? N'uwo mutagatifu, yego, n'imigisha yawe. Rwana kugira ngo ugere ku migisha yawe. Ikindi rero wenda gihita kinadushyira mu gushaka kw'Imana, kera Abayisiraheli bigeze kwijujuta, barijujuta cyane, bari mu butayu bavuga bati nibi, hanyuma ngo Nyagasani abaduramo abaturamo inzoka z'ubumara ziryana cyane. Ubwo turi mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 21. Abaturamo inzoka z'ubumara cyane, baravuga bati twacumuye igihe twakugayaga tukagaya n'intumwa yawe Musa, tubabarire dusabira imbabazi. Musa nk'umusaseridoti aragenda arahagarara kuko abasaba imbabazi. Nyagasani ntabwo yigeze azica za nzoka z'ubumara, kandi byarashobokaga. Yakoze iki? Yabwiye Musa ngo genda ucurishe inzoka isa n'izo ngizo zabariye y'umuringa uyimanike ku giti. Uwo iriya y'ubumara izagirya akura amazi agahanga amazi iriya azakira. Icyo yongeyeho ni iki? Nyako icyo atongeyeho ni iki? Uwo izagirya ntabirebe azapfa. Ntabwo byanditse ibyo ngibyo. Ariko uriya nzoka yariye ntiyubura amaso ngo arebe y'umuringa, yarapfuye. Kuki Nyagasani yarashoboye kwica inzoka z'ubumara, ariko akemera ko buri wese arwana kugira ngo avuga ati ubwo Nyagasani yabivuze reka ndebeyo. Kristo Yesu akuzwe. Uko niko Nyagasani akora kugira ngo ugere mu byo yaguhamagariye, mu byo akubwira ngo ibi ni ibyawe. Nguko uko muri batisimu twahawe ingabire, mu gukomeza twahawe ingabire, ariko zirambitse iruhande rwacu. Ni wowe kubyuka ngo ubyutse icyatwa cy'umutagatifu kikurimo, ufate ingabire runaka, ufate ubwenge, ufate ubumenyi, ufate y'ubushishozi, ufate y'ubujyanama, ufate igitinyiro cya Nyagasani, ufate y'ubudacogora. Nurangiza uvuga uti izi ngizi ndazirwanisha iyi ntambara ndimo, kuko turi mu ntambara ikomeye cyane. Turi mu ntambara y'ibyo ngibyo Nyagasani adushakaho, aho tuva, aho turi naho tujya. Hanyuma rero kindi gikomeye cyane muri urugamba rwo kubyutsa umutagatifu turimo ni ugukora ugushaka kw'Imana. Nibajije inshuro nyinshi cyane, n'ubu ngubu wenda igisubizo ntabwo cyari cyampaza, ariko icyo Nyagasani yampaye kirahagije. Kuki Yezu yakundaga gusenga kandi ari Imana? Kuki mbere yo gutora intumwa yabanje gusenga? Kuki mbere yo gutangira ubutumwa yafashe iminsi 40 yo gusenga? Kuki mbere yo guhobera umusaraba yabanje gusenga kugeza n'ibyuya by'amaraso bije? Kuki igihe yamaraga gukora ubutumwa bukomeye cyane nko kwigisha no gutubura imigati no gukiza abantu, yahitaga agira gutya akazimira akitarura ku musozi ijoro ryose akarira arasenga? Kubera iki? Ntabwo mwe mwakibajije?
igisubizo ni kimwe gusa, yagitanze mu mutwe wa 6 w'ivanjiri ya Yohani umurongo wa 38. Kuko namanutse mu ijuru ntaje gukora ibyo ngewe nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Nicyo cyamanuye mu ijuru. Ntabwo ushobora gukora ugushaka kw'Imana niba utunze ubumwe n'Imana. Uzishakisha, uzakora ugushaka kwawe ukwitirira Imana, uzakora ugushaka kwawe nibinatungana ubyiratane, uzakora ugushaka kwawe nibipfa wiyahure kuko ubishakashakaga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Yesu Kristo atwigisha. Niba rero duhamagarirwa kuba abatagatifu, ni ngombwa ko mu ijambo rimwe twiga gukora ugushaka kw'Imana. Hanyuma imbaraga mu by'ukuri nyinshi, imbaraga nyinshi turaza kubireba mu gusoza, kandi ndabona n'ubundi tugenda tugana ku musozo ubwo bwose bigihari. Imbaraga nyinshi ziri mu gushishoza ku gushaka kw'Imana mu buzima bwacu, no kubona imbaraga zigukora. N'ibintu bibiri: kumenya ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu no kubona imbaraga zibikora. Kuko ntago bihagije kumenya ugushaka kw'Imana. Bashobora kubwira ngo mama nguhamagariye kumubikira, ugakomeza ukicara mwaka umwe ugashira, imyaka 2, ngo nyamara ngiye mfite umuhamagaro wo kumubikira 3, 5, 10, 15 yashira, uti nuko reka ngende. Wagera kwa mama akakubwira ati ko mbona ufite imyaka 35. Ariko hashize imyaka 15 n'ukuri ngewe niyumva umuhamagaro wo kumubikira. Iyi 15 wari uri hehe? Urabona uroye urebye, subirayo, ubwo waragumiwe. Ubaze kubura umugabo none uraje, kandi abagabo bose yarabwiraga ngo nzabumubikira. Kristo Yesu akuzwe. Harimo ikibazo cy'ubushishozi bupfuye. N'urugero ntanze, ariko mu buzima ni ngombwa ko umenya ugushaka kw'Imana, kandi ukamenya ko hari igihe ugushaka kw'Imana kugusaba guhita winjiramo ako kanya. Nutinda arapfa. Hari umuvandimwe twasenganaga, ijwi ry'Imana ryigeze kumubwira ngo genda ubwire uriya muvandimwe ubona wahinduye isura ko niba twite umwana atazamukuramo. Hanyuma aravuga ati ariko yasa amagambura njye ngubu koko nitwore. Oya, nta magambo. Nyuma y'iminsi 2 aramubura. Nyuma y'iminsi 2 aramubura. Ahinguka nyuma y'icyumweru, yarananutse, yaragize gute, aramubwira ati wari waragiye he? Twari twarakubuze. Ariko ubwo ntabwo wakuyemo inda. Muzi ijambo yamusubije? Yaramubwiye ati gusubimbwira iki? Ayikuyemo nyine. Kubera iki se? Aramubwira ngo nabuze n'umuntu umwe gusa umbwira ngo uwo mwana uzamubyare. Nabuze n'umuntu n'umwe, kubera ko abo yabibwiraga bari birara uhereye kwa yimuteye. Kuramo ngo yabuze n'umuntu n'umwe umubwira ngo uwo mwana uzamubyare. Kugira ngo mbabwira ngo umuvandimwe aduha ubwo buhamya, cyangwa se atubwira ngo tumusabire, yararimo kudusaba atubwira ngo nishe umuntu. Nicyo cyaha yavuga ati munsabire nishe umuntu, kuko Roho Mutagatifu yarambwiye ngo ngende mbwire uyu mukobwa ngo niba twite ntazakuremo inda. Ngewe ndavuga ngo yo n'amagambo n'amazimwe y'abakobwa batavuga ngo kandi abakobwa nuko babaye. Ndabyihorera. None umwana yarapfuye, yajarira. Uri muri aho ngo reka nkore noveni yo gushishoza, niba nzajya kureba niba nzamubwira. Ni noveni yo gushishoza, kuko ugomba kubwira umuntu ngo uri mu cyaha. Yesu adufashe kumenya ubwenge. Umuryango wanjye wishwe no kutamenya ubwenge. Hari ibintu bitagombera ubushishozi. Usanze umwana agiye kugwa mu mwobo, ngo reka mbanze mvuge ishapure, ngo menye imba Bikira Mariya nsaba ko mufata ngo ntagwe mu mwobo. Imana isi n'ijuru. Kristo Yesu akuzwe. Ndivugiye kubabwira ngo ntabwo bihagije kumenya ugushaka kw'Imana, ni ngombwa kubona n'imbaraga zo kubikora. Kandi muri ya pake nababwiye, ya package Nyagasani aduha kumenya igikwiye ahakwiye n'uburyo bukwiye.
ubwo ni ubwenge umuntu wese ufite roho mutagatifu afite. Twihuta kuko amasaha aratugendanye. Hari ikintu rero Nyagasana duheramo ko gushaka kwe n'isengesho. Ngira ngo hari wabivuze wabyanditse, ngira ngo ntabwo ndi ubijyemo cyane. Wabyanditse yandika intera 3 z'isengesho, ndaza gutinda ku ya kabiri kuko akenshi niyo tureba. Intera ya mbere y'isengesho ryari ryo ryose cyane cyane isengesho rya bwite rigira intera 3 zikomeye cyane, ariko dushobora no kubishyira mu isengesho rusange. Nta handi twumvira gushaka kw'Imana uretse mu gusabana nayo, kandi iyo usabana nayo ntabwo utegereza ijwi rivuye mu bicu cyangwa mu butaka. N'icyatsi n'ururabo rurakubwira ukumva. Ntimuzavuge ngo reka ntegereze ijwi rimbwira. Oya, n'icyatsi kirakubwira, n'iri tara rirakubwira, n'umuvandimwe n'uriya mwana arakubwira. Hari igihe ndimo gushishoza ku muhamagaro, igihe cy'ubuhamya nacyo kizaza. Igihe ndimo gushishoza ku muhamagaro nigeze kubwira Imana, Nyagasani nutampa ikimenyetso nk'icyayo Pawulo mutagatifu ntaho nzajya. Ijwi rirambwira ngo niba ushaka kumera nka gukora nk'ibyo Pawulo yakoze, nuko umuriro uzawubona turutse mu ijuru uwo yahuriye nawe i Damasiko. Ndavuga nturampamije by the way. Nturampamije. Niba ushaka guhamagarwa nka Pawulo, ubwo witegure nawe gukora nk'ibya Pawulo. Kristo Yesu akuzwe. Hanyuma rero isengesho icyambere ni ukuvugisha ukuri. Mugakeka ko ibyo byoroshye, kandi kuvugisha ukuri imbere y'Imana, urabanza ukagera imbere y'Imana. Nta uvugisha ukuri atari imbere y'Imana. Urabanza ukagera imbere y'Imana. Kuvugisha ukuri ntabwo ndi bubitindeho, tuzagera igihe cyo kubitazura. Jya imbere y'Imana uvugisha ukuri. Niba ububwa bwawe buzane, niba urakaye ubivuge, uwakurakaje umuvuge, icyo ushaka ukivuge uko kiri, uko byumva, uko ubishaka. Intera ya kabiri, ntabwo ugiye kwibwira, ntabwo ugiye kwisenga. Hamwe wumva icyo Imana ivuga kuri ingingo, kuri iyi ntera. Ntugire ngo ntitukirwana no kumenya ngo harya ko navuye gusenga nkabwira Imana ibi, ngewe yambwiye iki, mpakuye iki. Cyane wandi iyo tutari no mu ikoraniro ngo ujye kumva umuvandimwe aratubwira ati Nyagasani Imana aratubwiye ngo rwose nitwakire urukundo rw'Imana. Iyo ni ingabire y'ikoraniro. Imanikiye buri wese ariko mu ikoraniro. Hanyuma se wowe kuvuye gusenga, uko uzajya ujya gusenga, habe nijoro habe ku manywa, habe ugiye kurya, habe igihe icyo ari cyo cyose, uzajya uvuga ngo mvuganye iki n'Imana, mpakuye iki. Nyagasani ibi ngibi ndabikuzaniye. Hari igihe njyana ibintu byanditse nabidondorokanyije Nyagasani, ngiye kumubwira ngo dore gahunda zanjye uraziha umugisha, ngiye kwaka umugisha gusa, kandi utategereje no kumva ngo Nyagasani dore ibi ngibi niko ngewe mu bwa bwanjye n'ubuto bwanjye nabikoze. Wese urabivugaho iki? Wewe urabivugaho iki ya Nyagasani? Turayikeneye. Ariko ukaba witeguye kumenya icyo ubivugaho. Yesu Kristo hano duha urugero mu murimo wa Getsemane, abonye ububabare buhari n'impamvu yabyo n'ibiki byose, yaravuze ati Nyagasani, maze rero afete uroye inkongoro irakomeye pe, ubishatse yaca inyuma. Ariko se urabivugaho iki? Niba gushaka kwanjye ahubwo bube gushaka kwawe. Aha rero ikiganiro n'Imana, ikiganiro. Iyo dusenga dukora iki? Iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi. Ntabwo ndimo kubibigisha, ariko ndagira ngo twongere tubyibukiranye, tunamenye ko Nyagasani aza aho muri iryo sengesho. Niho tumenyera gushaka kw'Imana, tukakira n'imbaraga zibikora, n'imbaraga kandi zivuguruye. Ushobora gushaka kujya gukora ikintu, wajya gusenga Nyagasani akakubwira ngo wari wabigize gutya, gira gutya. Wagomba kubikora none aha ngaha, tegereza amasaha 2. Ibyo nabyo mujye mubimenye ko mu isengesho bibaho. Hari igihe uvuga ngo uyu mukozi wo mu rugo nduhije, reka nze mwirukane kakanya, ukavuga reka manze nsenge. Nyagasani akakubwira ngo uyu wihanganye iminsi 2. Kristo Yesu akuzwe. Iyo ni ingabire yo kumenya icyo Imana ishaka mu isengesho. Benshi rero sinzi niba basenga, menya bavuga amasengesho, ndavuga abenshi mu bakirisitu, abandi nabwiye b'amafishi. Ikibazo. Kristo Yesu akuzwe. Kuri iyi ngingo ndagira ngo mpazane ijambo ry'Imana, kuko dufite ijambo w'Imana nyirizina mu ijambo ry'Imana.
niba dushaka kwakira ingabire y'ubutagatifu n'ubutungane, ndagira ngo mbasabe twongere duhe umwanya ijambo ry'Imana. Ku giti cyawe fata umwanya gusoma ijambo ry'Imana. Kuki bashobora kukubwira inkuru muri Bibiliya kandi igize ukwemera kwacu ukajijwa, bakakubwira, ngiye kubaha urugero, inkuru ya Samusoni kumva wenda urayizi, ya Debora urayizi se, ya Ruta urayizi se, ya Esther urayizi se, ya Gideon urayizi se, Yozuwa uramuzi se? Noneho ukumva n'abantu Samueli, Eliya, abantu nk'abo ngabo mu by'ukuri ni abatagatifu b'ibyatwa bakagombye kudufasha gukora ugushaka kw'Imana, ariko ugasanga ntabwo tubizi. Utazi ijambo ry'Imana, utazi ijambo w'Imana nta nubwo azi Imana. Ariko noneho ndagira ngo mbabwire kimwe mu bintu birimo kwica sosiyete nyinshi cyane cyane zifite iterambere, ni ukuburira umwanya Imana. Hari hakurya bwota amasimbi, utangira kwigisha, watangira gufata, warenza iminota 5 bose bakavuga ngo ariko ibyo ni ibiki? Nkibaza, ariko twaje gukora iki? Ikintu nambivugiye ahangaha ni iki? Ndagira ngo mu masengero, mu magrupe asenga yacu, mu miryango yacu, cyane cyane mu makoraniro, mu magrupe yacu yo gusenga, mu miryango yacu cyane cyane, kuko niho nshaka kugera. Hano twese tuvuka mu miryango, ariko ndagira ngo mbabaze ngo umwanya w'isengesho rifite umwanya, umwumvise? Ntabwo ari insubirajwi. Umwanya w'isengesho rifite umwanya. Kuvuga ngo tugiye gusenga iminota 5, babyeyi, ni gute mushaka ko ijambo riremarema abana banyu kandi ribaremera mu muryango? Niyo mudafata umwanya muvuge muti uyu munsi tugiye kumva icyo papa avuga kuri ijambo ry'Imana, wowe mubyeyi mu rugo ugafata umwanya wo kumanyurira ijambo ry'Imana abana bawe, ni gute twirirwa tureba ku minota tuvuga tuti mugire vuba ujye hehe? Mugire vuba ujye hehe? Cyane cyane ku cyumweru ko ari umunsi twahawe wo gusangira ibyiza Nyagasani yaduhaye no gutagatifuza. Ni gute nyuma ya misa wenda y'isaha 1 n'igice cyangwa amasaha 2 mudafata umwanya nk'umuryango ngo mwicare mukure icyo twita isangira buzima mu muryango? Wa mwana wa mukobwa we, ijambo ry'umunsi ryakubwiye iki? Mugaha abana umwanya bakavuga icyo ijambo ryakoze mu buzima bwabo. Ryansanza harigera ahangaha, Shitani ratwibira ahantu henshi cyane. Bikira Mariya yarabivuze ikibeho ngo ubuhakanyi buzaza mu mayeri. Amayeri akaze uyu munsi arimo kutwiba abana, arimo kutwiba abasore n'inkumi ku buryo nta n'umwe ukifitemo insibo. Insibo nicyo twita substance, nta kantu gakomeye karimo. Ari ibihuwe aba mugana ashobora kwangaranwa saba yangishwa n'inyigisho z'ubuyo bizarizo zose. Nuko nta mwanya wo mu muryango babumbabumba, ntawo. Nigute padiri asobanurira abantu bose, wowe mu rugo ngo ntumanuke umbwira uti wa mukobwa we ko mukanya batubwiye gukundana, haryo ukunda nde? Tubwire. Ugeze mu rugo utubwiye haryo urukundo rwumva uti? Ko mwavuze ngo mureke kwiyandarika ibi nibi, harya ko mbona mutangiye kubingimbi n'abangavu, harya buri indangagaciro y'ubusugi wowe irakureba? Ukabona arababwe birakureba? Bivugirwa he? Abantu bacu tubaremera he? Abantu babaye ngo nukuva ku kazi, ari des missionnaires mu nshingano zabo, nuko babita mwararizaye ninze, mwavuye mu nshingano. Ntabwo tugomba kuburira umwanya Imana, cyane cyane ku cyumweru. Simvuze ngo mufate indi minsi, oya, indi minsi Nyagasani azabaha uburyo bwo kuyibamo neza, ariko mufate icyumweru
kandi ubwo ni uburyo ngiye kubabwira ngo niba mushaka ko Nyagasani hari icyo akora mu buzima bwacu, ni ngombwa ko duha umwanya Imana. Ntabwo Imana uyiha ugera. Fata umwanya w'Imana. Ni bangahe bagisenga bafashe umwanya wo kuvuga ngo uyu munsi ngiye mu mwiherero harimo no kwiyiriza? Ni bande? Ni bangahe bagifata umwanya wo kuvuga ngo uyu munsi wose ni w'Imana? Yaba ari ikoraniro, amakoraniro nk'ubu twabikoze, ariko wavuga uti ndagiye ngiye gufata umwanya w'Imana, ijambo ry'Imana, ku buryo ushobora kuvuga ngo ijambo ry'Imana rirandema, riranyobora, rirambumbabumbye. Nimba uzabikora, misa nuyijyamo udafite ibivumbikisho bihagije urayisigaho. Ni ngombwa ko twiga guha Imana mu isengesho ryacu umwanya ukomeye n'igihe cy'ijambo ry'Imana kirimo. Ndagira ngo kuri iyo ngingo dufate umwanzuro nk'amakoraniro, nk'umuryango, nkawe ku giti cyawe, uhe umwanya Imana n'ijambo ryayo. Uvuga uti dufashe amasaha 2 yo kumva ijambo ry'Imana, yo kumva ubuhamya bw'abana bacu. Bana bacu mubashyire hamwe, mubabyutsemo umutagatifu uryamyemo, mubabyutsemo umuntu w'intungane, umuntu ushobora kongera kuvuga ati reka nanjye nitangire kiliziya kuko ni yanjye. Ibyo ngibyo ni mwebwe, twe kuba abademisiyoneri babandi bavuye mu nshingano, cyangwa hari abandi twabihari ngo simbizi se ngo ajya muri école d'évangélisation, ngo ndabizi ngo arafite ikoraniro asengera muri ryitwa fraternité. Wowe wise mu rugo, Kristo Yesu akuzwe. Niba Imana yaratanze ingabire y'umuryango, nuko byose nkuko Yesu ariko muzi ko yavuye mu rugo ku myaka 30. Mwari mubizi ko yavuye mu rugo, Yesu yavuye mu rugo ku myaka 30. Hari n'abashaka kwirukana abana babo bamaze kugira imyaka 18. Ngumvira ahangaho ubwo herereje nde oya ngo amajije kugiye kwitunga abaye majere. Sawa, uramuroshye mujugunye mu maboko ya Sekibi. Yego. Hanyuma rero ingingo ya 3 y'isengesho no gukora ku buryo aho wenda arabavuga ngo ni byatwa by'abatagatifu niho bahagera, ku buryo gushaka kwacu guhura no gushaka kw'Imana. Gukora ku buryo gushaka kwacu guhura no gushaka kw'Imana ni ikintu gikomeye cyane, ariko tunazirikana ko na Yesu yageze akavuga ati ntiwe uko nshaka ahubwo wibuke ushaka, ariko yarazi gushaka kw'Imana. Mu gusoza ndagira ngo tugere ku masakaramentu adufasha kwitagatifuza. Nafashe penitensiya n'Ukarisitiya gusa, kubera ko niyo masakaramentu dukunze guhabwa kenshi. Ukuyemo isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, naryo dushobora guhabwa inshuro zirenze imwe. Mbivugiye ko ndahera kuri penitensiya. Uburyo penitensiya ikoze ubundi yakagombye, kuko nibyo kandi bayita isakaramentu ry'umukiro, yakagombye kudukiza. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwire ngo zimwe mu nzitizi, niho dusoreza, twageze ku mwanzuro, niho dusoreza. Zimwe mu nzitizi zitubuza gutaraka mu nzira y'ubutagatifu no gukataza. Gutaraka no kuvuga ngo kugenda twishimye, no gukataza no guhata inzira ibirenge, no kuvuga ngo twihuta, no gutinya guhinduka, gutinya kureka iki, gutinya kuva kuri iki. Icya kabiri ni ibikomere. Ariko nagira ngo kuri iyo ngingo mbabwire ngo penitensiya ni umuti, utiriwe ujya no gushakisha ibindi. Penitensiya ni umuti, kuko uko ikoze mu ngingo zayo enye z'ingenzi, harimo uko guhinduka, harimo no kwiyunga muri rusange. Nagira ngo rero twongere duhugukire isakaramentu rya penitensiya. Hanyuma ndabyumva kenshi cyangwa se ndabibona kenshi, hari abantu bikuriyeho isakaramentu rya penitensiya kubera ubujiji ariko na Sekibi. Ndagira ngo twongere ntakagira umuntu wishima ubujiji pe. Penitensiya sivuze iki? Vuga ko utazi ikivuze, wemere upfukame uvuga uti mumbabarire ntabwo nzi ikivuze, wemere bakwigisha.
ariko we gutinyuka n'ubwema n'ubushongore n'ubukaka ko penetensiya zivuze iki? uri umukirisitu gatolika? ntabwo bishoboka. Penetensiya niyo ituma duhinduka tukaba mu ngabire z'Imana, ugahora wumva nta kikuziga, ku buryo ndetse na Sekibi yatinyuka kubwira ngo icyo, ukabibwira uti cyewe byose Yesu yarabishye ku musaraba, nta na kimwe kigutega, kubera ko Nyagasani yakubwiye ijambo nkunda cyane ngo genda ibyaha byawe urabibabariwe, urabikijijwe. Ikurikira rero intere enye zigamije mu by'ukuri gutuma duhinduka no kwivugurura kwa buri munsi kugira ngo tukataze muri iyo nzira y'ubutagatifu. Nyira ya mbere ni ukwisuzuma, dusaba ingabire yo kwisuzuma. Mu kanya tugiye kubireba mu murongo Pawulo mutagatifu yandikiye, mu mirongo Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati. Dusaba ingabire yo kwisuzuma, tutibera, tutigereranya n'abanyabyaha cyangwa se nkunda kuvuga ngo nukwigereranya n'amashitani, ariko uzi kujya kuvuga ngo ndi umunyamwaga ariko simeze nk'akanaka ngo wararwana, ukatinyuka ukavuga ngo ndi umunyamwaga ariko simeze nk'akanaka. Ninde wakubwiye kwigereranya n'amashitani? umva ngo ndasinda, nkaho gusinda ari agatsi k'i Rwanda. Ndasinda ariko sinari nageze ahakanaka, ngaho nyumvira. Umva ngo ngewe ibyo ni ibiki? Nyagasani aduha ingabire yo kwisuzuma tutibereye, tutigereranya n'abandi uretse kwigereranya na Nyagasani. We watubwiye ngo mukunde kandi mukundane nk'uko nabakunze. Hanyuma umuvandimwe nakwerera imbuto uzazisorome, natazera uzashaka iza Yesu. Ntuzavuge ngo yewe ngo ubwo nakana byagenze kuriya ngo turapfuye turashize ngo reka twirambirize. Oya, Nyagasani aduha ingabire yo kwisuzuma. Mumbabarire iki kintu mu cyumve, twisuzume kuko hari abantu benshi cyane bibera. Hanyuma kwisuzuma biragenda bigafata intera z'ubuzima bwose, hanyuma guhinduka nabyo bikajyana n'ibyo ngibyo. Nyagasani akinjira mu rugo rwawe, akinjira mu masafuriya yawe, akinjira mu gusenga kwawe, akinjira muri garderobe, akareba uko wambaye, akareba ibyo wisiga, akareba uko ubana n'abandi, akareba inshuti zawe. Ibyo byose arabireba. Iyo wisuzumye neza hari ibyo akubwira ngo shyira ku murongo. Hanyuma ntimuzibagirwe n'agashapure, buriya Bikira Mariya ni umuntu ushyira ibintu ku murongo. Ndabubwo nkanazemo, sibyo? Gatuma umenya igikwiye hanyuma ugashyira ku murongo. Icya kabiri ni ukwicuza gushyitse, kukurizwa n'ibyaha n'ububi bwabyo naho bigushyize n'ingabire byakubujije. Icya gatatu ni ukwirega, ugomba guhaguruka ukirega. Ntabwo ari muri confiteor murayizi, ni cyo kuri tuvuga ngo nemere imbere y'Imana ishobora byose. Rya jambo tuvuga nakiriye irahangaha, yo ni confiteor. Hari abantu ngo barangiriza ibyaha byaho hariya, nakazi kanyu ntabwo ari byo. Ahakirira ibyaha twita ibyaha byoroheje, péché veniel, bya bindi wakoze utabizi, bya bindi wakoze utafite ubwenge cyangwa se wasitayeho nawe utabizi, bya bindi utazi. Kandi batubwira ko niyo ubimenye ko kanaka nanyuze ahangaha andi inyuma akaba yarategereje ko mpindukira ngo musuhuze simbikore, akagenda babaye, iyo menye ko namubabaje njya kubyicuza nubwo ntari mbizi. Kristo Yesu akuzwe. Hanyuma rero ukamenya no gusa n'ibyo byangije, aricyo twita ikiru gishobora kuza mu ngeri nyinshi cyane. Iyi penetensiya iduha guhinduka kandi ikaduha no kwiyunga natwe ubwacu n'Imana n'ibyaremwe byose, no kwiyunga n'amateka, ariho dushobora gukirira ibikomere. Ari naho Nyagasani ashobora mu by'ukuri cyane cyane mu kwisuzuma no mu guterana nk'uko twahawe ijambo ricengera, kumenya ibyobo nagiye ngwamo bimbuza kuba umutagatifu, cyane cyane bimbuza kwinjira mu butagatifu bwanjye bwa buri munsi. Ibikomere bijya biduhemukira, ariko no muri penetensiya Nyagasani aduha kubikoraho no kubikiza kandi tugakira. Byaba ari ngombwa hakaba na transfer murayizi, bavuga uti yewe iki ngiki ntabwo gikira muri penetensiya, uzaze tuganire noneho, uzagenda hanaha. Yego. Hanyuma rero Ukaristiya, nashaka gufata akantu kamwe kugira ngo dusoze. Muri Ukaristiya, ngo mu Ukaristiya ni iki? Ni sakramento murabizi, nirimo Yesu Kristo ubwe rwose wese mu mubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Nagira ngo mbabwire ko hafi ya twese tuzi Kristo nk'igitambo wadupfiriye ku musaraba, urwo twari dukwiye
akaba ari we warupfuye kugira ngo tubone ubuzima bw'Imana, tukaba tuzi Kristo nk'ifunguro, turahazwa no mu kanya turabikora. Ariko ndagira ngo mu nzira y'ubutagatifu twongere duhugukire Kristo inshuti yacu, inshuti udahemukira, inshuti gukeneye, inshuti ukumbura ukajya gusenga atari uko byanditswe ngo haranditswe ngo ngomba ugakumbura Yesu, ugakumbura inshuti. Kuki inshuti yawe bwira utayivugishije ukababara ukavuga uti yo wari uri hehe? Kuki bwira utaza aho iraye bikaguhangayikisha? Kuki umugabo wawe, kuki umugore wawe, kuki umwana wawe hashira amasaha 5 utaza aho ari ukavuga uti ariko ari hehe? Mwambabariye Yesu mukamushyira muri iyo kategori y'inshuti twamushyizemo, ko ari byo bizongera ubumwe hamwe nawe, ari byo bizatuma byose bitworohera, ari byo bizatuma urugendo rwacu, kuko muri we niho tubonera imbaraga zo kuguma mu gushaka kw'Imana. Nagira ngo iyi ngingo y'ubucuti na Yesu mu gusoza tunumve ko inaduha mu by'ukuri kongera, kuko ihuye na Yesu, rego ihuye n'urumuri. Buriya hari ukuntu ntimubona iyi kanzu nambaye ko yenda ku umweru bayita ngo ni beige, iyo ari nijoro ntushobora kubona akanda kariho, ariko ku zuba uhita ubona ikintu cyaguyeho. Iyo wegereye urumuri imyanda urayibona. Kwegera Yesu bituma ubona imyanda ikuriho. Yesu rero wabaye inshuti yawe arakohereza kongera kureba, kandi nicyo ngicyo agamije. Iyo tumusanze niwe wenyine ushobora kudusiga bwa butagatifu twifuza. Iyo tumusanze, iyo abaye inshuti yacu, ngo mbwira uwo muri inshuti nkubwira uwo uriwe, mbwira uwo usura nkubwira uwo uriwe. Iyo usura Yesu nk'inshuti yawe, tari bya bindi by'agahararo cyangwa se by'urwiganwa cyangwa se byo kujya mu bintu utazi. Erega ubundi iyo aba byashobokaga ngo tujye twemera ko turi abanyantege nkeya, dusobanuze wa muntu nyabintu wa Kandasi wegereye Filipo akamubwira ati ngaho mbwira ibi ko ntabyumva. Ese uwivuga niwe arimo gusoma indirimbo y'umugaragu wa Nyagasani? Uvuga n'umuhanuzi ubwe cyangwa harunda avuga? Kuki tudatinyuka ngo tubaze ibyo tutumva, dusobanuze niba tujishwa, aho gukomeza gutomera cyangwa se kuyoba? Niho rero tuzaba abantu bashyitse, ngo batangaranwa nibonetse byose. Yesu Kristo iyo tumwegereye, kuko ari we muhamya w'indahemuka, atwereka uko baba bahamya, atwereka uko bahamya. Hari ibintu rero numva nshaka kubasomera mu gusoza. Ndabanza mu Banyaroma umutwe wa 13 umurongo wa 8, ntihakagire uwo muba mu mwenda atari uwo gukundana. Umurongo wa 8 kumanura, kuko ukunda undi aba yujuje amategeko. Kuko uvuga ngo ntuzasambane, ntuzice, ntuzibe, ntuzararikire ikibi, kimwe n'andi mategeko yose akubiye muri ijambo ngo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ukunda ntiyagirira mugenzi we nabi. Urukundo rero nirwo rubumbye amategeko, turukura kuri Yesu. Nkomeje cyane cyane umenye ko aya magingo turimo ari igihe cyo gushiguka mu bitotsi, kuko ukurokorwa kwacu kuturi hafi ubu ngubu kurusha igihe twakiriye ukwemera. Ijoro rirakuze, umunsi ugiye gucya. Nitwiyake rero ibikorwa by'umwijima, maze twambare intwaro z'urumuri, tugendane umurava nk'abagenda ku mugaragaro amanywa ava, nta busambo, nta businzi, nta busambanyi, nta biterasoni, nta ntonganya, nta shyari. Ahubwo nimwiyambike Nyagasani Yesu Kristo, kandi ntimukishinga umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Kristo Yesu akuzwe. Iyo wegereye Yesu, niwe wenyine ushobora kuguha gucengera ibiterasoni, ibitari byo n'ibiri byo. Pawulo mutagatifu akabivuga mu magambo ye, noneho asa naho arimo kutwereka ngo Roho Mutagatifu Yesu aduha ubutungane, azaduha kumenya ibimubangamira. Ngiki kintu gikomeye cyane, kumenya ibibangamira umukunzi wawe ni ikintu gikomeye. Kumenya ibibangamira umwami watubambiwe, wadukunze. Ibaruwa yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 5, ni ibaruwa tumenyereye abakarismatike ndabizi, ariko nshaka kubasubiriramo mu ntera ebyiri.
murongo wa 16, mureke mbabwire, roho nabayobore nibwo mutazakora ibyo umubiri urarikira, kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, na roho igakurikirana ibyo umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye kose. None rero niba muyobowe na roho ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikurikiyeho ndagira ngo mbanze mbabwire ngo mu nzira y'ubutungane Nyagasani aduha gucengera ibimubangamiye. Aha ni akarisite gatoya ariko wongereho ibyawe, kuko hari aho agera akavuga ngo n'ibindi nk'ibyo. Nahangaha hari umurimo wa Roho Mutagatifu mu kutuvugurura. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. N'ibindi nk'ibyo. Roho Mutagatifu niwe wenyine ushobora kuducengera akakubwira ngo ibi si byo, ibi si byo. Hanyuma yarangiza akatubwira ati abazaba bari mu kuyoborwa na Roho Mutagatifu dore ikizababwira. Nibonaho ibimenyetso uzamenye ko uri mu nzira y'ubutungane. Naho imbuto ya Roho ni urukundo, byishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na Roho, nituyoborwe na Roho, nibwo azakangura muri twe wa mutagatifu w'icyatwa uryamye twasinzirije. Nyagasani Yesu adufashe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ushobora byose naduha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Niba ndi umubyeyi ariko ntashaka ubutaga